bakundwa bene data bashiki banje aho muri hirya no hino nkomeje kubifuriza gukomeza icyo mwahawe kugira ngo hatagira ubanyaga ikamba ryanyu. Umuvandimwe wanyu Pasteur Ndahiriwe Jean de Lapaix nkomeje kandi kuzirikana yuko ubugingo bw'abera bubeshwaho kandi bugatungwa n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu uyu mwanya wa nonaha nifuje ko tuganirira hamwe ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'imigani kugira ngo turebere hamwe icyo Imana idushakaho. Turasoma mu gice cya 4 umurongo wa 23 haragira hati rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Imana yacu itugirire neza. Bene data bashiki banje aho muri hirya no hino ndagira ngo mudakomeza guheranwa n'agahinda ndetse n'amaganya mwibaza uko ibihe bimeze n'iherezo ryabyo. Imana yacu iracyakora, uko yari iri niko ikiri. Nubwo ibihe bimeze bitya ariko Imana iri kumwe natwe. Mu nzira nyinshi Imana ifite n'iyi ngiyi yo kubagezaho ijambo ry'Imana mu buryo nk'ubu, Imana irayikoresha, irayifite. Ndagira ngo mbabwire yuko umwuka w'Imana atacecetse, aracyagendagenda mu bwoko bw'Imana, aracyabukoresha iby'ubutwari, aracyabwigisha akabuyobora, aracyabwereka akabuhishurira, aracyabumenyesha ibyenda kubaho. Umwuka w'Imana ntabwo acecetse, umwuka w'Imana aracyabungabunga ubuzima bw'abera. Imana yacu itugirire neza. Niyo mpamvu Imana uyu mwanya guhamagarira kurinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Umwuka wera aragukangura ngo ubere maso ubugingo bwawe. Benshi muri kwibaza ku by'ubu buzima bwa none uko bumeze n'uko buzamera, mukibaza uko bizagenda n'iherezo ryabyo. Ariko umwuka wera nawe aragusura ati witaye ku mubiri kuruta kwita ku bugingo. Ati ahubwo ita no ku bugingo bwawe, wibaza uko buhagaze none uko bumeze, wibaza n'uko ejo buzaba bumeze, utekereza uko Yesu nagaruka azagusanga. Imana yacu itugirire neza. We gusa n'uri mu mwijima, ahubwo umucyo ukomeze ukumurikire, umucyo w'umwuka wera ukomeze ukumurikire. Imana yacu ikugirire neza. Umutima uvugwa bene data si inyama y'umutima isanzwe. Imana yacu igufashe, ahubwo ni ukurinda ububiko bwo muri wowe bubitswemo iby'ubugingo kuruta ko urinda ibindi byose utunze. Imana yacu ikugirira neza. Mu isi harimo ibintu bibiri birindwa bene data, hari abantu hakaba n'ubutunzi. Mu kurinda abantu usanga hitabwa ku mubiri gusa, atari ukurinda ubugingo. Nubwo ubugingo buba mu mubiri ariko ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubugingo buri ukwabwo n'umubiri ukaba ukwawo. Iyo abantu biyitaho rero akenshi bita ku mibiri ntibite ku bugingo. Imana rero irareba ko ubugingo bwigizwe inyuma, akaba ariyo mpamvu ihagurukijwe no kuguhamagarira kugira ngo wongere uyitekerezeho, wite ku bugingo bwawe kuruta ibindi byose birindwa. Imana yacu ikugirire neza. Imana iragushaka guhanga amaso ku bugingo ngo nabwo uburwaneho butakunyura mu myanya y'intoki. Iri jambo rero riraguhamagarira kurinda ubugingo kuruta ibindi byose birindwa, kuruta ibindi byose utunze. Imana yacu igufashe. Ndagira ngo wowe wita ku butunzi buzashira, wongere gukangukira kwiyitaho kuko uhenze kurusha ubutunzi. Ubugingo bwawe nibwo buhenze. Muri uyu mwanya tuganirira rero ku kurinda ubugingo. Ndagira ngo turebe umurinzi ninde nangwa se ninde utari umurinzi. Iri jambo nta muntu n'umwe ushobora kurihunga kuko umuntu wese aho ava akagera ni umurinzi, ni umurinzi. Ariko abarinzi ni babiri, tubarebere mu buryo bubiri bene data. Hari abarinzi bashinzwe kwirinda ubwabo,
bagomba kwirinda kuruta uko barinda ibindi byose bashinzwe kurinda n'ibyo batunze. Bakirinda uko bagenda, bakirinda uko bagenda. Imana yacu itugirire neza. Bene data bashiki banje, kuba umukirisitu ni ukubaga ukifasha koko, ni ukwiyitaho ukirwanaho. Ntabwo ushobora gufata ubugingo bwawe ngo ubutsindagire ku bandi ngo nibo bashinzwe kububera amaso. Bubere maso ni cyo Imana igushakaho n'ubwawe, ni wowe bufitiye umumaro kandi ni nawe buzawugirira kandi ni nawe ubwawe uzanabubazwa. Imana yacu igufashe, ni wowe murinzi wawe rero wiyizera, ni wowe ugomba kwirinda ukiragira kandi ukirinda nk'uko bikwiriye, ugashyira imbaraga ku bugingo bwawe kuruta ibindi byose witaho. Imana yacu ikugirire neza. Abarinzi ba kabiri ni abarinzi bashinzwe kurinda abandi. Aba nabo bagomba kubanza kwirinda ubwabo bakabona kurinda abandi, kuko mbere yo kurinda ibindi umuntu arabanza akirinda. Umurinzi rero arabanza akirinda ubwe, kuko atirinze yapfa mbere y'ibyo arinze. Imana yacu idufashe. Intwaro uzabonana umurinzi azaba afite si izo kurinda ibyo ashinzwe gusa, ahubwo ni izo kubanza kumurinda ubwe. Intwaro y'umurinzi igomba kumuheraho imurinda, akarinda ibindi nawe ariho. Kandi iyo umurinzi arinze burya nawe aba yirindiyeho arinze. Imana yacu idufashe. Umurinzi rero arabanza akirinda kugira ngo abone uko arinda ibindi. Niyo mpamvu Pawulo yakoresheje iyi mvugo tubona mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 20 umurongo wa 28 abwira abarinzi bashinzwe kurinda abandi ati: mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose Umwuka Wera yabashiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Imana yacu iduhereze umugisha. Barinzi, mubanze mwirinde ubwanyu, mubone kurinda abo mushinzwe, namwe ubwanyu mubarinde ariko muriho. Imana yacu ibagirire neza. Umurinzi wese agomba kubanza kwirinda ubwe akabona kurinda ibindi ari uko ariho. Umurinzi kandi agomba guhora abereye maso ibyo ashinzwe kurinda, akibera maso, akebera amaso ibyo ashinzwe. Niyo mpamvu Yesu ababwira mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 12 umurongo wa 39 n'uwa 40 ati: kandi mumenye ibi, yuko nyirinzu yaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Imana yacu itugiriye neza. Mube maso, mwirinde ubwanyu, ntimukunde yuko inzu icukurwa, kuko mutazi igihe umujura azazira. Mube maso, muhore mukenyeye mwiteguye. Imana yacu ibafashe. Yaba uwirinda cyangwa ufite ibindi abereye umurinzi, agomba guhora maso kandi adahuga. Imana yacu ibegere bene data. Ndagira ngo mubirebere mu ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 62 umurongo wa 6, aho yagize ati: yewe Yerusalemu, shiza abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze. Umurinzi rero bene data nakwiriye gutuza, nakwiriye guhuga. Agomba guhora abereye maso ibyo ashinzwe akabirinda adahuga. Yaba uwirinda ubwe yaba n'urinda ibindi agomba guhora ari maso, ntatuze, ntaceceke kandi ntahuge. Imana yacu tugirire neza. Rinda umutima wawe rero kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Urinde udahuga mwene data. Yemwe barinzi, abirinda n'abarinda abandi. Ntawananirwa kwirinda ngo arinde abandi. Ntawananirwa kurinda umutima we cyangwa ubugingo bwe biri muri we ngo ashobore kurinda ibiri hanze ye.
niba umuntu ananiwe kurinda ibimurimo, ntashobora kurinda ibiri mu bandi cyangwa biri kure bene data. Mwirinde uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge mukagwa mu rwobo. Mwirinde. Imana irashaka ko mwirinda. Imana iratwibutsa ko tugomba kurinda ubugingo bwacu kuburutisha ibindi byose birindwa bene data. Hambere nabaganirije uburyo amafaranga yatumye ndarankanuye amaso. Ku batarabashije kubyumva batakurikiranye icyo kiganiro, navuze uburyo umuntu yaje akanyishyura amafaranga ari hejuru ya $1,000,000 ansanze mu biro. Bwari bwije, sinashoboraga kugera kuri banki ngo nyashyire kuri konti, kandi mfite ubwoba ko nshobora guhura n'abagizi ba nabi bakayanyambura. Nigiriye inama yo kuyashyira mu kabati nyapfurika mu bipapuro. Ndangije ndagakinga, nkinga urugi rw'ibiro, ndasohoka, nkingisha iserire n'ingufuri. Ariko nateye intambwe nka 50, umutima unyereka yuko ntakinze. Nsubirayo kureba, nsanga urugi rurakinze. Imana yacu itugirire neza. Nongeye gutera nk'izindi intambwe zirenga 100, umutima urambwira uti ntabwo wakinze rwose, wibeshe, subirayo urebe. Ndongera subirayo ndareba, nshokoza urugi nsanga ruradadiye rwose. Ndagenda nkoze nk'izindi ntambwe zirenga nka 200, umutima utariko wasaze. Ari amafaranga urayatanze usize udakinze. Ndwana n'umutima muri urwo rugendo, ndinda ngera mu rugo nitwaje akanyabugabo, ariko nihagazeho ku mubiri, nyamara mu mutima bicika. Iryo joro bene data naraye nkanuye maso, mvuga nti ngariya barayatwaye. Ndara amaso biracika. Bene data, amafaranga yatumye ndara nkanuye maso kandi ntari kumwe nayo. Kandi kuba maso kwanjye kw'iryo joro n'ubundi ntikwari kuyarinda, kuko ntari kumwe nayo. Nari nibereye imuhira, nayo ari kure mu biro aho nayasize. Ndara amaso ku bwayo. Bashiki banje bene data, iyo umuntu abonye akanote agashyira mu ikofi aho imvura itagwa, ariko gushyira umutima mu ikofi yawo biragorana. Iyo umuntu yinjiye mu nzu bwije, arakinga bikomeye kugira ngo hatagira umwanzi umwinjirana akamugirira nabi. Imana yacu itugirire neza ko kurinda amafaranga n'umubiri abantu babibera amaso. Kurinda ubugingo bipfira he? Kurinda ubugingo bipfira he bene data? Imana nicyo ikubaza. Abantu barwana intambara zo kwirinda barinda umubiri no kurinda ubutunzi, ariko kurinda ubugingo ntabwo babyitayeho, kandi ari nabwo bufite umumaro, kuko ari mu buzima bwose bushingiye nimwe by'ubugingo bikomoka. Imana yacu itugirire neza. Niko kubaho nyakubaho, niko kubaho guhoraho iteka ryose. Ariko abantu ntibabyitaho. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ari mu by'ubugingo bikomoka mwene data. Imana iraguhamagarira kwita ku bifite umumaro. Umva mwene data mushiki wanjye, umwanzi dufite ntiyiba amafaranga. Nta kindi ashaka kitari ubugingo. Ubugingo nibwo akeneye. Ntiwamuha amafaranga ngo ayemera kureke, kuko ubugingo ntibuvunjwa amafaranga. Rinda ubugingo bwawe kuruta ibindi byose birindwa rero. Umwanzi arahiga ubugingo bwawe gusa. Niyo mpamvu uhamagariwe gukanguka ukabera amaso ubugingo bwawe kuruta ibindi byose urinda. Yewe usinziriye we, yewe usinziriye, kanguka ubere maso, ubugingo bwawe uburinde. Ubugingo bwawe buragerwa amajanja. Irinde ubwawe, wirinde uko ugenda, ubere maso ubugingo bwawe butakunyura mu myanya y'intoki mushiki wanjye mwene data. Kanguka ube maso muri iki gihe. Umwanzi niho afite umwanya wo kuguhiga no kugucira ibico. Imana yacu igutabara. Mwene data mushiki wanjye, twabonye abarinzi babiri, abirinda n'abarinda abantu. Ariko ndagira ngo nkubwire uyu mwanya ko hari abarinzi babi.
hari abarinzi babi bene data bashiki banje. Abarinzi babi ba mbere mukwiriye kumenya ni abarinzi biba cyangwa bakonona ibyo bashinzwe kurinda. Igihe kimwe twari dufite umuzamu kuri shansiye, nijoro akiba ibikoresho twamurindishije akabigurisha. Umurinzi nk'uyu rero ntakwiriye, uyu ni umurinzi mubi wonona nangwa wiba ibyo ashinzwe kurinda. Imana yacu idusange. Hari abandi barinzi bameze batyo. Imana yacu ibagirire neza kandi bashoboze gukomeza gutekereza kuri iki kiganiro no kuri iri jambo. Hari abakozi bo mu ngo bagirira nabi abana barinda, bakabangiriza, bakabasambanya. Imana yacu ibatabare. Ngo hari n'abakoresha kandi bateye batyo, aba nabo nta kigenda. Imana yacu ibagenderere. Aba ni abarinzi babi ntibakwiriye. Abarinzi ba kabiri batari beza. Igihe kimwe umujura yigeze gutera ahantu, umuzamu umwe ahamagara mugenzi we wari hafi aho ngo amutabare. Aza akererewe. Mu gitondo babituganirije tumubajije impamvu yatinze gutabara, avuga ko yari arimo kwambara. Imana yacu idufashe. Twumvishije iyo mvugo y'uwo muzamu turumirwa. Imana yacu itugirire neza. Murumva umuzamu urara yambaye ubusa bene data? Umuzamu urara yambaye ubusa ni muzima? Umuntu wambaye ubusa ntakwiriye kuba umurinzi. Bene data bashiki banje, mwisuzume uburyo murinze, murebe ko murara mwambaye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ribasaba guhora mukenyeye mu mitima, ngo n'amatara yanyu ahore yaka. Murindire mu mucyo, mwe kurindira mu mwijima barinzi. Kandi murinde mukenyeye mukwesa inkweto, niko umurinzi mwiza ahora akenyeye. Imana yacu idufashe. Nta warinda yambaye ubusa. Imana yacu ibagenderere. Undi murinzi utari mwiza, igihe kimwe twari ahantu tuganira ku mvura nyinshi yari yarayigwa. Umuzamu wari kumwe natwe aho ngaho tuganira aratubwira ati, iyo mvura yarayigwa ntabwo nayumvise. Nabwo turumirwa bakundwa. Uyu muntu utarumvise imvura yarayigwa yararinze iki? Umunyabitotsi nk'uyu utumva imvura ameze ate? Imana yacu ibagirire neza. Yewe kitumva umuhindo we, umeze ute? Urinze iki? Imana yacu igusange. Ubu mwanzi uyu muntu ntaramuterwana n'ibitotsi akamujana iyo ashaka koko bene data. Kanguka wa munyabitotsi we, kanguka. Imana ikugirire neza. Bamaso urinde batazagusanga yakurambitse mu mahuriro y'inzira ukahabera akabarore. Kanguka, si igihe cyo gusinzira, si igihe cyo kwambara ubusa kandi urinze, ni igihe cyo kubera amaso ubugingo bwawe. Sigaho mwene data, sigaho mushiki wanje wikwambara ubusa kandi urinze, wisinzira mu gihe nk'iki ngiki. Kanguka. Imana yacu ikugenderere. Imana irashaka kukanguka mu gihe nk'iki ukabera amaso ubugingo bwawe. Kandi nawe mwene data ufite abazamu washinzwe kukurindira ibintu, abazamu washize ku butunzi bwawe ngo bakurindire ibintu, shira n'abandi barinzi ku bugingo bwawe niba uri umunyabwenge. Shaka n'abakurindira ubugingo, kuko ari bwo butunzi buhenze cyane, kandi nibwo bugeraniwe, nibwo umwanzi ari guhiga. Kuki utareba kure ngo umenye icy'ingenzi gihenze kuruta ibindi byose bene data? Amagara ntaguranwa amagana mushiki wanje, kandi amagana ntaruta amagara mwene data. Rinda ubugingo bwawe, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Imana ikugirire neza. Reka tugusengera Imana. Imana igukangure kandi ikubashishe. Mana y'imbabazi n'imbaraga, Mana ishobora byose, ubwami bwawe nibukomeze gukorera hano muri iyi si yacu, muri iki gihe cya none no mu kizaza. Kandi ubushake bwawe
bube muri twe nk'uko bigenda mu ijuru. Mwuka wawe wera nakomeze kugendagenda mu itorero ryawe no gukangura abantu bawe mu mfuruka enye z'iki gihugu. Komeza gucana umuriro wawe we kuzima, komeza kumurika ahatabona hari umwijima mu mfuruka enye z'iki gihugu, aho abantu bari hirya no hino. Umwuka akomeze kubasanga no kubamurikishiriza umucyo wawe, kugira ngo bakomeze kubera amaso ubugingo bwabo, kuko umwanzi yabatsemba akabamara. Mana itazimiza, Mana idahana izayo, bera amaso umukumbi kandi ukomeze kuwurinda. Tubisabanye ukwizera mu izina rya Yesu, amen.